umuntu bino muri kujya kwitereka muri bina mukitereka ngo Kiramani ukaza ukanyataka my dear mbye mfite ibikomere muri kano kanya mfite agahinda ununyataka kuko wabarira bizangora na ufite byinshi wakwicara ukitereka ukavuga kuruta uko wanyataka nayishize ngiye gushiraho thumbnail ako kanya ngiye kubona mbona ntago ndi kwemererwa gushiraho thumbnail ikintu cyitwa ubukene n'ukinyiza sinzagikumva ndamya ati yinyuze kuri WhatsApp ngiye nyishireho shizeho video iranga ndufunguye mu email inoza YouTube studio nagirimo shizemo ndavuga ati nabonde la crash nze bisa Yes, nongeye kubasuhuza mbonera no kubahereza ikaze mwe mwese mudahwema kudukurikira kuri YouTube channel yanyu. Tubashimira ubufatanye mutwereka, tubashimira urukundo mukomeza kutwereka umunsi ku munsi, abantu mu commentinga kuri video zacu, abantu mu sharinga, abantu mu likinga, namwe mufata umwanya wacu mukatureba. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Mbonera gushimira umuyobozi wanjye n'abandi bagiye batandukanye babana nanjye muri gahunda za buri munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo babwire ikiganiro ni the updates tugiye gutangirana na zimwe muri updates ziri hano ku mihanda. Bimwe mutamenye hamaze iminsi hari saga zikomeye cyane mu bantu bari muri industry ya cinema. Habanje bya Miki na Regis, Miki na Mitsutsu, Miki na Kiramani, bibi bintu byinshi hano. Hakurikiraho noneho ngo Kiramani yakennye. Then uyu munsi noneho channel za Kiramani bazitwaye. Reba screenshot hano zose urahita uzibona. Itegereze neza urabona ko channel zamaze gutwarwa ndetse badushyiremo n'amafoto amwe ya bimwe mu biganiro ubwo twafataga iki kiganiro byari bipremierinzeho ko ayo ma live agomba kuza gucaho agakurikirana. Rero ibi ni ibintu byabaye ku munsi w'ejo ubwo izi channel Kiramani yaje kuzishaka kuzireba muri ahasangwa zirebera akazibura. Ubwo yagiye kugerageza gusohora film nkuko yabitangaje, bagerageza ku editinga thumbnail bikanga. Ibyo yabitangarije kuri live ye avuga ati abantu bakoze ibi bintu uko byamera kose nago bizabagendekera neza kuko namaze gutanga ikirego muri RIB. Aravuga ati nta mpuwe nzabagirira kuko ibintu bakoze ni ibintu bikomeye cyane. Avuga ati twahombye amafaranga menshi. Twahomye amafaranga menshi ati abantu muri kwitereka mukavuga ngo ibi ni prank. Ati aba bantu rwose mubireke naga ari byo kuko yagaragaje ko iyo prank ngo ni film ari gutwikira ngashaka gusohora. Yagaragaje ko iyo film nta mafaranga yasohora yakinjiza ingana n'amafaranga yaba agiye guhomba muri izi YouTube channel zagiye. Yahise afungura izindi YouTube channel murazigenda muzibona nk'iyitwa Kiramani Studio muraza kubibona. Yagiyeho avugiraho ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Rero abantu mukunda Kiramani Daddy, abantu mukunda cinema nyarwanda muri rusange, abantu mukunda iriya team ye Kiramani Empire muri rusange, Big Mind Empire muri rusange, musengere kandi twizere Imana ko biraza kugenda neza. Yego ayo ni imwe mu makuru mashyashya ari hano ku mihanda. Ndetse ikindi kintu cyaciye igikuba hano ku mihanda ni ariko nararenga kuri inkuru ya Kiramani yaniyamye abantu bari kuvuga ngo Kiramani ngo yakoze media tour avuga kuri ku bukene bwe. Yatangaje ko we atakennye. Aravuga ati gukena mwe ntimubizi. Turakishamo amwe mu majwi ye wenda mu byumve ariko yavuze ati gukena mwe ntago mubizi. Ati umuntu ukennye ntago abameze nkanjye. Aravuga ati kuba naragurishije imodoka nari mfite n'imishinga ngiye gukoresha ayo mafaranga. Ati kubona miliyoni zirenga 30 naziparitse aho ngaho zitinjiza ni ikibazo gikomeye cyane. Agaragaza ko ibyo bintu ayo amara amakosa nyine atakomeza gukora mu gihe abonye ikindi kintu yakoresha ayo mafaranga. Andi makuru ariho ngiye guhita nsimbukira bigendanye no gutera ivi kwa Aisha nabyo byabaye byinshi hano ku mihanda. Bavuga bati ni prank, bavuga bati ni Aisha ntibyakunda
ko yabana n'uwitwa Muchoma, bavuga bati Muchoma bagiye gusohora indirimbo ari kuyitwikira. Yego, ibi bya Aisha na Muchoma bikaba byaraje kugaragara ko byari prank. Benshi bari bibaje ngo se aba bantu bashobokana, umwe yita abagabo amagweja ngashaka sitiyu, abandi undi akavuga ngo ngabagore, akabavuga amagambo atari meza menshi kuri social media ziwe. Murabizi ni ibintu nyine bimaze iminsi biri ku mihanda hano, nibyo ngira ngo twe tuganiraho. Indi nkuru ku mihanda yasajije abantu mu mutwe ni Kasuku na Scovia. Iyi ni beef nini cyane, ndagira ngo tuze kubyinjiramo cyane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ariko harimo nk'amajwi ya Kasuku cyangwa se video ya Kasuku yakoze asubiza uyu Scovia, yavuzemo icyongereza kimwe bantu bose nicyo batinzeho gusa. Reka tuze kuza gukora video yabyo kugira ngo buri wese musobanurire neza ese iyi saga ya Scovia na Kasuku yaba yaraturutse kuki. Wenda muri make ku batabizi kambinyuramo gake ndaza kuza kubicamo byose mu kiganiro cyacu gitaha. Uyu Kasuku muramuzi ku mbuga ze nkoranyambaga, bari ni wa muntu uvuga ibintu byinshi bitandukanye, avuga gutukana ibintu byinshi birimo n'iby'urukozasoni, muramuzi. Scovia rero nk'umuntu usanzwe tumenyere hano kuri imihanda akakunda gukebura benshi, twagiye tumubona mu minsi yashize kuri Kiramani twahereyeho, n'ubundi murabizi ko nawe yageze kumukebura ati biriya bintu byo kubita abantu, murabizi nabo byabaye inkuru ndende muri iyi mihanda. Ariko hano yakebuye Gasuka ati uriya muntu werwa utukana kuriya akwiye kugira urwego rumenya ibyo rumugenera ibyo akwiye kuvuga, rukamugira inama. Yabivuze mu bisa nko muri ubwo buryo, ndaza kuza kubicamo neza mu kiganiro cyacu gitaha. Kasuku rero mu kumusubiza yazanye Nyundo atitaye ngo bavuze ibingana gute, atitaye ngo ni umubo murumye cyangwa ni ntari murumye, yazanye Nyundo arakubita. Ibyo nibyo ngira ngo tuze kuganiraho mu kanya n'izindi nkuru zitandukanye. Minsi ashize nawe babwiye ko uwitwa Neri Ngabo n'uwitwa Platini bagiye gukora album. Ibyo nabyo nshaka kugira ngo tuze kubitindaho mu kanya gato kari buze. Sinzi hano hanze hari saga zigiye zitandukanye z'amarubum, duhereye ku ya Kevin Kade na Chrisizi, hakiyongeraho iyi ngiyi. Ni ibintu nyine biri kuba byiza cyane hano mu myidagaduro, by'umwihariko muri industry y'imuziki. Album ndabona ko ni ibintu byiza. Uwitwa Dani nanone yasoye EP, musimbukireyo muyirebe rwose, mu supporting, mu streaming kuri platform zose zicuruza imiziki zigiye zitandukanye. Abatazifiteho access ntacyo, murebere kuri YouTube nabyo nta kibazo, mu supporting mu buryo bwose, mumwereke urukundo. Reka tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Nitwa Kwitonda Pride, iyi ni Abitonda TV.